Haleluya. Ukomeretswa n'iki? Ntuzakomeretswa n'ibikuta by'inzu cyangwa ukomeretswe n'ibiti. Uzakomeretswa n'uwo musengana, ukomeretswe n'uwo mubana mu nzu, ukomeretswe n'uwo mugendana, ukomeretswe n'uwo mwazamukanye umusozi, ukomeretswe n'uwo mukorana umurimo, ukomeretswe n'abawundi ukuzi. Uzagomba kugutoneka ukababa. Yego. Akagenda muri zewe wite ariko nta mahoro afite. Haleluya. Akagenda mu modoka nziza ariko nta mahoro afite. Agatura muri etage ariko nta mahoro afite. Abo barahari cyangwa ni bahari? Bwana sifiwe. Password yo kubona amahoro, tega amatwi wumve. Password yo kubona amahoro ni ukwiyuzuza na Kristo. Icyambere kumenya ko Kristo ari muri wowe nawe uri muri we. Haleluya. Ubutunzi budafite amahoro ni ubusa. Kristo utandukanye kuba Kristo ari muri wowe no kuba ari kuri wowe. Yego? Kuba ari muri wowe no kuba Kristo ari muri wowe. Cyambere nitwa BIKORIMANA Mariko. Mbanje kubashimira mwebwe mwe mukomeje gutega amatwi iri jambo ry'Imana, kandi by'umwihariko nshimira nawe unyakiriye kuri iyi mikoro. Uwiteka guha umugisha, amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe. Yes, nge rero nkuko nababwiye amazina, kandi nanone mu murimo w'Imana nkora ivugabutumwa. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntago ndiho kubw'idini, ahubwo ndiho kubw'itorero rya Kristo. yewe ngwabona uko aducungu. Yesu yavuye mw'ijuru azamuriye isi. Aburaho yarambika umusaya we, apfira ku musaraba ngo nanjye ageze mw'ijuru. Yesu ntabwo nzarambirwa kubaririmba yemwe iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyeneye nk'inshuti ye. Nzavuga hose izina yewe yanyeneye nk'inshuti yewe. Nzavuga hose izina Yesu yakwemeye nk'inshuti ye. Nzavuga hose izina Yesu yakwemeye nk'inshuti yewe. Nzavuga hose izina Yesu yanyeneye nk'inshuti ye. Nzavuga hose izina Yesu yatwemeye nk'inshuti ye. Nzavuga hose izina ye. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Aka dusoma ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cya Yobu, kandi nanone turasoma ibice byaho. Igitabo cya Yobu ibice 22, turasoma umurongo waho wa 21. Twumva icyo Uwiteka avuga. Turaza gusoreza mu gitabo cya Yobu, kandi ibice byaho 37. Turaza gusoma umurongo waho wa 3 no wa 4. Amen. Haravuze ngo noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Ndasubiramo aya magambo. Noneho iyuzuze nayo ubone amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Haleluya. Reka dusoreze muri Yobu nanone ibice byaho 30. Turasoma umurongo waho wa 3 n'umurongo wa 4. Dukomeze gato. Haravuze ngo wiringire Uwiteka ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira nawe azabisohoza.
Imana ishimwe cyane. Nayo magambo nshaka kutuganiraho. Bwana sifiwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mbanje kubasuhuza mwebwe mwese muduteze amatwi. Amahoro witeka gwere muri mwebwe mu izina rya Yesu. Amazina nitwa BIKORIMANA Mariko, ni izina ry'ababyeyi, ariko izina ry'ivuga butumwa nitwa Birahinduka Mariko. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndi umukristo, ndakijijwe, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Yankunda kuvuga ngo ndaterana ibipfunsi simpusha, kandi ndasiganwa sinsa mutazi yonja. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndi umunyamuhamagaro cyangwa se nahamagawe n'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma sindeho kubw'idini, ahubwo ndeho kubw'itorero rya Kristo. Nyankunda kubwira abantu ngo ntago mvuga ubutumwa bwiza kugira ngo nemeze abantu, kuko umubare mwinshi w'abantu ntiwakwemeza Imana, ariko Imana ikwemeza abantu. Haleluya. Kandi ikindi nyankunda kubwira abantu nkababwira ngo ntukabwire Imana, ntago Imana ikeneye ko tuyibwira ko tuyikunda, ahubwo Imana ikeneye ko tuyereka ko tugize gute, tuyikunda. Tuyereka ko tuyikunda igihe hazi ibintu byatuma tuyivaho tukayireka, ariko ibyo ngibyo bikadutera kuyigumaho. Haleluya. Mu gihe cy'ibibazo n'intambara bikadusunikira kuwiteka. Imana ishimwe. Ntago nkorera Imana kubw'uko nyicunzeho umukeri cyangwa n'ibindi, ntago nkorera Imana kubw'uko nyicunzeho indamu, ahubwo ndi gukorera Imana nk'umushaka kujya mu bwami bw'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo tuganire kuri aya magambo mu minota mike itari myinshi, hanyuma Uwiteka akomeze kubana natwe. Bwana sifiwe. Dusomye ijambo ry'Imana nihuse. Dusomye ijambo ry'Imana dusanga muri yo rirangira ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibyiza bizagira gute, bizakuzaho. Bwana sifiwe. Ajya kuvuga aya magambo yo bona umuntu wahuye n'ibigeragezo, ahura n'intambara, ahura n'ibibazo, mbese niriwe ndondora, agera aho abwira Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka we warambumbye urandema, none uranyishe, bitewe n'aho ibigeragezo byari bimugejeje. Reka nkubwire wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, reka nkubwire ngo utarakomereka ntabwo urakomera. Iyo uzaba ukomeye urakomereka. Imana ishimwe cyane. Kandi iyo uzagera kure ubanza kudindira. Udindizwa n'iki? N'ibigeragezo. Haleluya. Haleluya. Muri iyi nzira uzahura n'abakudindiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakubwira bati inzira wanyuzemo warayobye, ariko mu by'ukuri inzira urimo arigana mu bwami bw'Imana. Haleluya. Yo yanyuze mu bigeragezo ageraho ahura na bamwe mu nshuti ze, baramubwira bati warasaze, bamwereka ukuntu ibintu ari gukora nta bwenge agira, bamwereka ukuntu ibintu arimo nta n'agaciro bifite. Haleluya. Haleluya. Yarageze igihe cyo gukomereka kuko yagombaga gukomera. Imana ishimwe cyane. Iyo uzaba ukomeye urakomereka. Yo kugira ngo abe umuntu ukomeye yabanje gukomereka. Yo kugira ngo abe umuntu ufatika yabanje gukomereka. Hakomeretswa n'imiryango. Reka nkubwire mwene data, ubu ukiri kuvuga ubutumwa bwiza utarakomereka, menya ngo ntaho uragera. Bwana sifiwe. Menya ngo ntaho uragera. Iyo Imana igiye kugukoresha iragukora. Ntabwo Imana yagukoresha itagukoze. Bwana sifiwe. Ntabwo umusirikare yajya ku rugamba atakoze ikosi. Imana ishimwe cyane. Brinjiza umukara avuga ngo turabasirikare bejwe mumba. Haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo. Imana ishimwe. Twebwe agaciro dufite umuyobozi wacu ni Yesu Kristo, niwe udukoresha ikosi. Bishatse kuvuga ngo iri kosi urakomereka. Haleluya. Ukomeretswa n'iki? Ntuzakomeretswa n'ibikuta by'inzu cyangwa ukomeretswe n'ibiti. Uzakomeretswa n'uwo musengana, ukomeretswe n'uwo mubana mu nzu, ukomeretswe n'uwo mugendana, ukomeretswe n'uwo mwazamukanye umusozi, ukomeretswe n'uwo mukorana umurimo, ukomeretswe n'abawundi ukuzi, uzabagomba kugutoneka ukababa. Bwana sifiwe. Haleluya. Yo arakomereka, arababara, agira agahinda, agera kure, ntabwo ndi bujye muri byinshi. Bwana sifiwe. Agera aho yandika avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Uwiteka we urakomeretsa, ngo ariko amaboko yawe ngo niyo yomora. Bwana sifiwe. Uzabisoma muri Yobu 5:18. Imana ntabwo icyubahiro. Uwiteka yakomeretsa ariko amaboko ye niyo yomora. Hosea abyandika neza, aravuga ngo nukuri nimuze tugarukire Uwiteka, kuko niyo wadukubise ni nawe uzatwomora, niyo wadukomerekeje ni nawe uzadukiza, ngo azaduhanagura amarira tumaze kabiri.
umunsi wa gatatu turuhukira imbere ye. Haleluya. Nubwo tubiba turira ariko tuzasarura duseka. Nubwo tubiba tubabaye ariko tuzasarura tugize gute? Duseka. Yo barababara, yo bagira agahinda, akomeretswa n'imiryango, akomeretswa n'inshuti, akomeretswa n'abavandimwe, bagira aho bamubwira bati warasaze. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biravuga ngo yo barakomereka, ageraho umuryango umushiraho, ngo amatungo amushiraho, ibintu byose bimushiraho. Yarebaga ubutunzi, haravuga ngo n'uyo byagenda. Haleluya. Sinzikuraho kubiki, kubinyangamugayo. Amen. Kristo niwe muyobozi. Bitangira birivuga iki? Biravuga ngo nuko Satani, ngo abana b'Imana baraterana, ngo Satani aterana nabo, ngo igihe kigeze ngo batashe, ngo Imana iramubaza ngo Satani we mvuye mwisi kuzerera mwisi, ngo Uwiteka aramubwira ngo warebye neza, ngo umwana wanjye yo ngo burya nyuba akanyubahisha, ngo avuga ijambo rikomeye, aramubwira ngo nacatuma atakubaha. Afite ubutunzi, afite byose, yabuzwe n'iki kukubaha? Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Reka mubwire, mbwira umuntu mwegeranye, mubwira ngo ntabwo Imana irinze uwo uriwe cyangwa icyo uri cyo, irinze uwo uzabawe. Haleluya. Ntabwo Imana irinze ko ufite ubutunzi, oya. Nta nubwo Imana irinze umva mubwire, ntabwo Imana ikurinze kuba muri etaje. Ntabwo Imana ikurinze kuba muri kadastere nziza, hoya. Ntabwo Imana ikurinze ko wize amashuri meza, hoya. Ntabwo Imana ikurinze kuzi kuvuga cyane, hoya. Ntabwo Imana ikurinze kuko ufite isura nziza. Imana ikurinze kuko irinze icyo yakuvuzeho. Amaroza agera muri etaje. Haleluya. Agahinda kagera muri etaje, agahinda kagera muri vewiti, agahinda kagera aho umuntu agahinda kagera mu mashuka acomekwa, kakakubwira ngo ndi gahinda nashe. Haleluya. Agahinda murira ni indege, agahinda kakubwira ngo ndi gahinda, ntabwo kagutinya. Haleluya. Haleluya. Ntutekereze ko kuba uriho abarozi uko bakubuze, ahubwo Uwiteka yagomeje kuguhisha byose. Imana ishimwe. Ntabwo Imana irinze uriwe isura yawe cyangwa aho wavutse, Imana irinze icyo zabacyo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Yabwira biramubwira ngo yemewe uruziki, abwira ngo nduzi ngo nimurinze, ngo warebye neza, ati ndimo ndayiro, avuga ngo utegereze neza, ati ndayireba, ati tegereze, ati ndayibona, ati ubonye iki, ati n'inkoni, ati uko niko n'ijambo ryanjye kugiza rigize gute risohoye, narinda n'uwo nagize gute naribwiye. Haleluya. Abantu turinzwe n'Uwiteka tuzamure. Haleluya. Abantu barinzwe n'Imana. Haleluya. Turinzwe n'Imana, si uko ibiduhiga byatubuze, ahubwo Uwiteka yatubereye maso. Jambo rivuze ngo iki? Iyo bagera aho baravuga ngo nukuri noneho yuzuze na Kristo, aho yari amaze kuyamanika, ngo yewe Uwiteka aramubasha ati yowe none ngaho ngwino shinga imanza tubura. Ngo yewe kubera ibigeragezo n'intambara ngo ajya gushinga imanza. Uwiteka aramubaza ati none yowe aho ububiko bw'inkuba buba urahazi? Arambwira ati nukuri ko Imana ntabwo mpazi. Arongera amubaza ati none yewe, ati none reka nkubaze, aho inkingi ifashe igicu ishinze urahazi? Arambwira ati ntabwo mpazi. Ngo aburana n'Uwiteka aratsindwa. Bwana asifiwe. Iyo warangije yandika kuri aya magambo twasomye, haravuga ngo none wiyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizagera gute bizakuzaho. Hari tape ebyiri cyangwa eshatu ngira ngo tuvugeho. Bwana asifiwe. Hanyuma dusenga Imana. Tape ya mbere no kwiyuzuza na Kristo. Haleluya. Tape ya gatatu, ya kabiri na amahoro. Tape ya gatatu ni ubutunzi. Amen. 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 Bwana asifiwe. Dufite abantu bafite ubutunzi ariko badafite amahoro. Yego. Akagenda muri vewiti ariko nta mahoro afite. Haleluya. Akagenda mu modoka nziza ariko nta mahoro afite. Agatura muri etaje ariko nta mahoro afite. Abo barahari cyangwa ntibahari? Bwana asifiwe. Password yo kubona amahoro, tega amatwi wumve. Password yo kubona amahoro ni ukwiyuzuza na Kristo. Icyambere kumenya ko Kristo ari muri wowe nawe uri muri we. Haleluya. Ubutunzi budafite amahoro ni ubusa, ntacyo bizakumarira. Ntacyo bimaze. Amen. Kurya neza udafite amahoro ntabwo bizibuka, nta nubwo bigira mu nda. Bwana asifiwe. Yo baravuga ngo noneho iyuzuze na Kristo,
ubona iki ubona amahoro ubwo nibwo ibyiza bizagera gute bizakubuzaho iyo wirushije na Kristo haleluya Kristo ni imbaraga zacu Kristo ni umucyo haleluya Kristo ni ubugingo iyo Yesu ari muri twe dufite ubugingo iyo Yesu ari muri twe dufite amahoro iyo Yesu ari muri twe dufite umucyo iyo Yesu ari muri twe haleluya dufite gutegeka haleluya iyo ari muri twe dufite gutegeka haleluya abe kurongo ngomba kubwira ngo wafashe ukuboko ngo hamuneshereza amahanga yose cyangwa witeka gufata ukuboko Bwana asifiwe nubwo watunga etaje igeretse inshuro 100 ugatunga ubutunzi bumeze gute udafite amahoro ya Kristo n'ubusa udafite Kristo muri wowe n'ubusa Bwana asifiwe kugira ngo uryame ku gitanda ubanzaho matera yego Bwana asifiwe kugira ngo urye ubanze isahani bashira ibyo kurya siko bimeze siko tubizi haleluya kubona amahoro ya Kristo mu rubyaro ukabona amahoro mu rushako ukabona amahoro mu kazi kawe ukabona amahoro ayiwe wakomeye Imana amashikoko mu mibereho ya buri munsi ukabona amahoro mu rugo rwawe ukabona amahoro mu rubyaro ukabona amahoro icyambere ni ugutunga Kristo utunze Kristo Bwana asifiwe amarira abaye menshi nta mahoro dufite muri byavuze ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro ya mpamvu umutima uhagaze nta Kristo uri muri wowe sawa ni mpamvu ki wiheba agahinda ka buri munsi kagahora kagusanga nta wundi ufite amarira nta wundi ufite amaganya nta Kristo uri muri wowe Kristo uramufite jya kwimya amahoro haleluya iyo tumutunze we ubwe niwe mahoro yacu niwe mbaraga zacu niwe gukomera niwe kunesha niwe bugingo niwe mucyo dufite Kristo muri wowe ubu ufite amahoro Bwana asifiwe amahoro ajya mu rubyaha tujye gusenga mu kanya tujye gusenga tubwire Kristo ngo Kristo ngwino muri twebwe Bwana asifiwe amahoro ajya mu rubyaro amahoro iyo ufite Kristo muri wowe urategeka urubyaro rwanjye nirugira amahoro rukagira amahoro abari ku mashuri bagira amahoro bakagira amahoro abari mu rugo bagira amahoro bakagira amahoro mu rugo rwanjye ngira amahoro bakagira amahoro haleluya umugabo wanjye wagiye ku kazi nagira amahoro akagira amahoro niki gituma tudategeka ntago turi igisobanukirwa ko dufite Kristo muri twebwe nimba ufite Kristo muri twebwe muri wowe niki gituma udategeka haleluya Bwana asifiwe yaravuze ngo nuko nimba muri mwe namwe mukaba muri nje muzancabe icyo mushaka muzagiye gute haleluya mukanya tujye gusenga dusenga n'abantu bafite Kristo muri bo tugire ibintu dutegeka kandi tugire ibyo turambirwa Bwana asifiwe umva iyo mufite mu mwami n'umukiza ari muri wowe waramunyweye pana kuba kuriho reka mvugira ijambo sobanura ijambo mvuze gato haleluya Kristo utandukanye kuba Kristo ari muri wowe no kuba ari kuri wowe yego kuba ari muri wowe no kuba Kristo ari muri wowe cyambere umuntu begeze kumbaza barambwira pastor dusobanurire ni impamvu ki umuntu asambana ariko agakora umurimo w'Imana ni impamvu ki umuntu anywa inzoga kandi agakora umurimo w'Imana ni impamvu ki umuntu ava mu byaha kandi akajya mu nzu y'Imana kandi umwuka w'Imana agakorera muri we akavuga kandi bigasohora barambaza bati nukubera iki dusobanurire pastor nabwira nti noneho yewe nta gisubizo mfite icyakoze ngiye gusenga mwuka namishurira nzaza mbasobanurire amen si kibazo cyumvikana abagenzi bari bambaje ikibazo kandi iyo ngira ubwenge buke nta nari guhita mvuga ariko ko ndavuga ni reka mbanze mbaza Imana nisobanuze ndagenda nasenga umunsi wa mbere nyihora ku munsi wa kabiri nasengera nyihora ku munsi wa gatatu nasengera nyihora ku munsi wa kane naserukira irambwira tumva mubwire numvishe gusenga kwawe je kugira igisubizo haleluya ndayibwira nti noneho ngaho nsubiza irambwira ngo impamvu ya mbere akora ibyaha kandi agakora umurimo wanje haleluya
manga kuri we, ngera kuri we, ngatura kuri we, ariko sintuye muri we. Atura kuri we. Mwuka wera ahanga kuri wowe. Ariko akatuye muri wowe, atari muri wowe. Bisobanuye iki? Uyu mwenda mwambaye, murabibona ko mwambaye kandi urambereye. Haleluya. Iyi ndaberewe pe. Abazimu bafashe umwaka kuko ndi umwana w'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambaye ngeze mu rugo iwanje ndawambura nkawumanika. Yego. Hanyuma ngasigana isengeri cyangwa se nkayikuramo. Ngasigara uko nguko. Yenda nkambara undi mwenda. Siko bimeze? Nkambara undi mwenda. Hanyuma Mwuka ambwira uko mbivuze niko yabimbwiye. Ndavuga bisobanuye iki? Arambwira ngo bisobanuye ngo yari mu byaha, abari mu byaha, abari muri kamere y'ibyaha. Ariko yagiye mu murimo wanjye nshaka kumukoresha, aragenda. Hanyuma yegeze mu marembo y'urusengero cyangwa ushaka kumukoresha, arasaba ngo Mwuka wera wera ngwino ubane nanje ukorere muri nje kugira ngo ubwoko bwawe bukire. Nkamanuka Mwuka wanjye, nkamanuka nkamuhagararaho. Kuko agira icyifuzo yagera mu nzu y'Imana. Mukunze kubibona benshi tugeze mu nzu y'Imana tukunama tugasenga, Mana data wa twese, mbese amasengesho. Hanyuma yegeze mu nzu y'Imana aravuga ngo Mana umpishe uyu munsi, umpishe uyu munsi nje mu murimo wawe. Hanyuma kubw'abantu bawe bashaka gukira unkoreshe iby'ubutwari, hanyuma nsohoka amahoro. Urakoze kumvisha gusenga. Amen. Mwuka wera akaguhisha, akururuka agahanga kuri wowe, ku bitugu byawe. Haleluya. Haleluya. Ukuzura Umwuka wera, ugahanura, ukavuga ubutumwa bwiza, ukabwira abantu ubutumwa. Hanyuma wasohoka Mwuka wera akigurukira akigendera, hanyuma ugasubira mu byaha. Amen. Mwuka wera akigendera ugasubira mu byaha. Bibiliya nayirambika hasi tukabonana, njyewe nayishyira hasi tukabonana. Bwana asifiwe. Mvugira ngo ntawe yari afite, ngo agakiza naba ngashize hasi tukabonana. Haleluya. Yana bivuze neza, aravuga ngo ishami ryose ryo kuri uwo muzabibu ritera imbuto, agigira gute? Aryanganyaho amahaji, arikuraho. Haleluya. Ngo ariko iryera imbuto akaryicira rikagomeza rikera iki? Imbuto. Umuntu uzakorera Imana azakubitika nshuti yanjye, hariko Imana izabiri kumukora kugira ngo imukoreshe. Bwana asifiwe. Hanyuma hari n'umuntu ufite Mwuka wera muri we, iteka ahoranye imbuto zo gukiranuka, akera imbuto z'abana b'Imana, bakamwaka akera imbuto, akaribaniza akera imbuto. Haleluya, 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 haleluya. Akambara ubusa akera imbuto. Akavuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara we. Nico gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare. Haleluya. Bakamuvuga agakizwa, kuwa mbere agakizwa, kuwa kabiri agakizwa, kuwa gatatu agakizwa. Haleluya. Bakomeye Imana amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Agakizwa kugeza ku munsi w'Uwiteka. Nibo babandi tuzabona tukabasuramo nk'imbuto, ukavuga ngo uyu muntu arakijijwe. Haleluya. Ubu atuwemo n'Umwuka w'Imana. Haleluya. Murasobanukiwe? Murasobanukiwe? Uwatuyemo n'Umwuka w'Imana. Yobu harangije aravuga ngo noneho iyuzuze nawe ubona amahoro. Iyo ufite Kristo muri wowe uba ufite amahoro. Haleluya. Iyo ufite Yesu uba ufite amahoro. Nababwiye ngo dufite abantu batunze ama etage ariko badafite amahoro. Abo nibo tugiye gusengana nabo mu kanya gatoya. Haleluya. Tugiye gusengana nawe wabuze amahoro, mu rubyaro wabuze amahoro, mu rushako wabuze amahoro, mu butunzi wabuze amahoro, mu nzu nziza wabuze amahoro, imodoka nziza wabuze amahoro. Haleluya. Mu bana bari ku mashuri babuze amahoro kuko nta Kristo uri muri bo. Bwana asifiwe. Abo nibo tugiye gusengana nabo mu kanya gatoya. Havuga ngo kubone amahoro. Ubwo nibwo ibyiza bizagira gute? Bizakuzaho. Haleluya. Ufite Kristo ubona amahoro. Ufite Kristo ubona ubutunzi. Ubutunzi bwiza n'ubuyobowe na Kristo. Ubutunzi bwiza n'ubwo hawe nande na Kristo. Twasomye ijambo ry'Imana
niho dusoreje riri muri Yobu ibice bya 37 umurongo waho wa 3. Wiringire Uwiteka ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe ugira gute usaba. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Haleluya, haleluya. Ariwe wiringira nawe azabisohoza. Imana yahabwe icyubahiro. Ndasoje tugiye gusenga Imana, dusengane n'abantu bifuza kwikoreza Kristo urugendo rwabo n'amaganya yabo. Amen. 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 Ndashaka abantu tugiye gusenga Imana bagiye kwikoreza Kristo urugendo rwabo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yemeye ngo nonaha ikoreze Uwiteka amaganya yawe, ikoreze Uwiteka umubabaro wawe, mwikoreze urubyaro rwawe, mwikoreze akazi ka, mwikoreze ubushomeri umaranye iminsi, kuko niwe ushoboye. Haleluya. Bwana asifiwe. Tudela pesika la shy God. Peni sante pa uponsi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndimo ndagira iyerekwa ry'abantu alela siwalepa babuze ibitotsi, umeze neza, uhagaze neza mu buryo bw'umubiri, ntacyo ubuze ariko nta bitotsi ufite. Ngiye gusenga Imana. Haleluya, haleluya. Ndimo ndabwira mu baduteze amatwi. Bwana asifiwe. Ndimo ndagira ishurirwa wararwaje umwana igihe kinini, nubwo utari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko umwuka w'Uwiteka hari izindi mbaraga yongeye gusuka kubw'ubuntu bwayo. Tugiye kumwikoreza amaganya n'uwo mwana Uwiteka akora igitangaza. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndabona abantu babohoka, ndabona abantu bakira kubw'iteleviziyo, ndabona abantu bakira imbaraga, ndabona abantu bakira amahoro, ndabona abantu bakira ububyutse, ndabona abantu bakira gukira, ndabona abari barwaye mu nda bakiriye gukira. Ndimo ndabona abana biga bakaminuza. La pesheka talabeava shewi depa. Ndabona Imana ikuraho abantu ifu nyinshi, ndabona Imana yagurutse abantu. Haleluya. Ndabona Imana yagurutse abantu. Imana ishimwe. Ndabona Imana itanga ubuzima ku bantu bayifuzaga ubuzima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndiho ndabona abantu bataka kubw'umuryango, imiryango yabo. Ndabona abandi bataka kubw'ubupfubyi. Kristo abantumyeho ngo mbabwire ngo nimuhumure kandi nimushikame, kuko hari imbaraga zongeye kubasukirwa. Hari amahoro ava ku Uwiteka yongeye kubasukirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndiho ndabona inyenyeri zima zurukira ku buzima bw'abantu. Ndimo ndabona abantu bari mu bitaro bahaguruka, bari barabuze ubwishu. Ndimo ndabona abantu bari barwaye igihe kinini bakiriye kubohoka. Imana ishimwe. Tujye gusenga Imana. Wowe ushaka amahoro, ushaka kwizana Kristo. Haleluya, haleluya. Wowe ushaka ubutunzi buturutse kuri Kristo, shaka amahoro mu rugo rwawe, yuzuze na Kristo. Shaka amahoro mu rubyaro rwawe, yuzuze na Kristo. Ushaka amahoro mu kazi kawe, yuzuze na Kristo. Aya masaha tujye gusenga Imana. Amen. Haleluya. Mwari kumwe na Evangelist Birahinduka Mark bagezaho ubutumwa bwiza. Haleluya. Ndabakunda kandi ndabakunda cyane. Uwiteka bakunda kundusha. Bwana asifiwe. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mwiza, ubereye maso abagutegereje, takibashe kurogoya imigambi yawe uko wazeho kera kandi yose uyu munsi uriho. Haleluya, haleluya. Ntabwo uri nk'umuntu ngo kuragirwa inama. Hoya. Nta nubwo ukora ngabo ngo yenda baragukoma mu nkokora. Hoya. Kabiri, ntabwo manda yawe izabangira, uzahora witeka ryose, uzahora ugirira neza bakubaha. Nsengeye aba bantu bafashe umwanzuro
wo kwiyuzuza nawe. Ayiwe Yesu we, babonye igihe bagendeye biyuzuza n'abakomeye barabatenguha, biyuzuza n'aboroheje barabatenguha. Ariko dufashe umwanzuro tumenye neza ko kwiyuzuza nawe aribwo dufite amahoro, aribwo dufite ubugingo buhoraho, aribwo dufite ubutunzi buhoraho. Ndabasengeye mu butware mpabwa nawe, mu mbaraga zawe, ukuboko kwawe kuremerere ibyari bibaremereye, kugira ngo amahoro yawe agwire muri bo.